tuguhaye ikaze rero kandi subscribe kuri YouTube channel yacu hari Shibura TV show dusaba n'abantu batarakanda subscribe ko bayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero ndashaka ko dutangira kujya tuganira ku makuru amwe namwe y'ibyamamare cyangwa y'abahanzi babarizwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku makuru y'umuhanzi bita Meddy. Reka ndaje mu kanya gato duhita rero reka dutangire umuhanzi wacu benshi bamwe na bamwe bazi nka Meddy, gusa ku mazina yiswe n'iwabo ariyo Ngabo Meddy Jobert. Uyu muhanzi rero akaba yaravutse ku itariki 7 Kanama mu mwaka w'1989, akaba yaravukiye Burundi Bujumbura, ariko bitewe na famiye ye nyuma yaje kwimuka baza i Kigali mu Rwanda. Uko yatangiye umuziki kwe rero, mbega muri make uyu muhanzi yatangiye umuziki aririmba mu rusengero cya Sunday School, aho yaririmbanaga n'abahanzi bamwe na bamwe namwe muzi b'ibyamamare mu Rwanda, ariko niho yatangiriye. Mu mashuri yisumbuye yakomereje umuziki i Kigali, aririmba mu itsinda rya Justified, afatikanyije na The Ben n'abandi bahanzi bamwe na bamwe mu Rwanda. Meddy rero yatangiye gukora umuziki Biri Deep mu mwaka w'2008, ubwo yatangiye akoresha mu njyana nka R&B ndetse na Afropop n'izindi njyana zimwe na zimwe mu ndirimbo z'urukundo zagiye zikundwa kandi zikanamenyekana yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tugaruke tureba indirimbo yabashije gutangiriraho cyangwa indirimbo yatangiranye nazo akora umuziki. Indirimbo ze rero zabanje kumenyekana cyangwa yabanje gusohora, iya mbere harimo Ungirira Ubuntu, Amayobera ndetse n'Akaramata. Izo ni zimwe mu ndirimbo rero umuhanzi wacu Meddy yabanje gusohora cyangwa yabanje kumenyekanamo ubwo yatangiraga umuziki mu mwaka w'2008. Mu mwaka w'2010 rero Meddy yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza umuziki we, ndetse niho yakomereje no kwiga amashuri yisumbuye. Uwo Meddy rero yakomeje gukora umuziki ku rwego mpuzamahanga, aho yasohoye indirimbo muri 2017 ariyo bita Slowly, kugeza ubu ikaba yararebwe na miliyoni 125 ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Uwo Meddy rero akaba yarakomeje gukora n'izindi ndirimbo nyinshi kandi zikagenda zikundwa nk'uko bigaragara cyangwa nk'uko zigenda zirebwa ugereranyije n'abandi bahanzi. Hanyuma gusa Meddy yaje gushakana n'umugore we witwa Mimi, bakaba barashakanye mu mwaka w'2021. Kugeza ubu ngubu Meddy mu bahanzi baririmba indirimbo za R&B cyangwa Afropop, ubu niwe ukurikirwa n'abantu benshi mu Rwanda, akaba akurikirwa na miliyoni isaga, kandi abandi nka ba Bruce Melody bakiri mu bihumbi 800 babakurikira kuri YouTube. Urumva ko Meddy ari ufite izina rirenze. Nyuma yo gukora indirimbo zimwe na zimwe zakunzwe z'inkundo, Meddy yakomeje gukora umuziki, gusa nyuma ubwo yahinduraga umwanzuro ajya kwitangaza amakuru avuga ko atazongera gusohora indirimbo z'isi, ahubwo agiye gutangira gusohora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana arizo gospel, wenda bitewe n'imyemerere y'umugore we bashakanye. Ibyo yabikoze nyuma y'uko yashakanaga n'umugore we mu mwaka w'2021, ubwo yahise atangira no gushyira indirimbo hanze nk'uko yari yabitangaje mu itangazamakuru. Hari zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kurusha izindi Meddy yabashije gusohora, harimo Slowly, harimo My Vow, harimo Ntawamusimbura ndetse n'izindi nyinshi. Gusa hari n'izindi nyuma muri 2021 yakoze zo kuramya no guhimbaza Imana za gospel, harimo Blessed, harimo n'indi Yours. Nizo ndirimbo Meddy yabashije gusohora, harimo n'izindi nyinshi tutabashije kuvuga, gusa namwe mugiye muzi. Rero uyu mwabana nyine mu kiganiro ya Shibura, mwakoze rero mwebwe mwakomeje kudutega amatwi.